Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikiranira hafi ibiganiro bya Black Voice Media. Muri iki kiganiro tubazaniye inkuru ishyushye kandi ikomeye cyane. Ni inkuru ivuga ko M23 yamaze kugaruza inka zari zatwawe na Wazalendo izibye abaturage. Ibi bintu aho byabereye nuko byagenze, operasiyo yose turayikuzaniye, ariko nanone ntujye kure utumvise ubutumwa bukomeye cyane M23 yasigiye abaturage nyuma yo kubasubiza inka zabo zari zibwe na za Wazalendo. Ese byabereye he? Ni gute byagenze? Nyuma tugaruke turebera hamwe n'iryo jambo muri rusange. Icyo ngusaba nta kindi, ebuka gukanda like, ubundi urebe gato munsi y'ikiganiro rusanga utarakoze subscribe uyikore, cyangwa se abone uhite ufungura n'akazogera, ubundi turusheho gukomeza kubana no mu bindi biganiro cyangwa se no mu yandi makuru. Njyewe nitwa Baraka. Ni mu majyaruguru y'umujyi wa Bukavu, ahangaha ni muri Kivu y'Amajyepfo, ahitwa Kavumu, ni muri teritwari ya Kabare. Ahangaha rwose niho habereye ibi bikorwa byose tugiye kwibandaho muri iki kiganiro. Amakuru y'ingenzi agaragaza ko mu minsi ishize za Wazalendo zaje zikagaba ibitero, nta minsi ibiri ishize, bivuze ko nta masaha 72 ashize, zaraje zigaba ibitero muri iki giturage, rwose zirangije zigarurira cyangwa se zinyaga, ziba inka z'abaturage zigeze kuri 37. Izi nka bamaze kuziba Abazalendo, amakuru y'ingenzi agaragaza ko bahise bazijyana mu mashyamba y'Akawuzi Biega. Ahangaha ni muri National Park, ni na pariki ubwayo. Iyi pariki mbibutsa ko mazemo igihe bivugwa ko harimo abacengezi b'Abazalendo ndetse n'aba FDLR basanzwe bariyo, ariko baraje batwara inka, bazitwaye mu giturage cy'abaturage ahangaha muri teritwari ya Kabare, bahita bazirukankana bazijyana muri iri shyamba rya Kawuzi Biega. Bazigejejeyo, biragaragara ko bashobora kuba batarazibaze, kubera ko uko zari 37 byose zose zongeye kugaragara zikiri 37. Niba bari bateganya kuzigurisha, niba bari bateganya kuzohereza ahandi hantu, izi nka ubusanzwe biba inka bagahita bazibaga, ubwo ni Wazalendo na FDLR, cyangwa se banazamburwa bakazamburwa babazemo nk'ebyiri cyangwa 3. Ariko ubu ngubu ntabwo bahise bazibaga, bo barazijyanye baraziturisha cyangwa se barazizitira, barangije barazicunga, basanga bari bategereje isoko ngo bazigurishe, kubera ko nta kindi kintu bari kuzikorera. Aba bagabo ntiborora, ahubwo nyuma muri icyo gihe nyine nta masaha 72 aciyemo, M23 nibwo yamenye amakuru k'izo nka zitagiye kure cyane, ziri hakurya mu misozi yo mu mashyamba ya Kawuzi Biega. Nicyo cyatumye ifata icyemezo, ihagurutsa abasore ngo bajye kugaruza izo nka. Aba basore rero baragiye basoza ubutumwa. Burya umugabo n'usoza ubutumwa bw'uwamutumye ntaniganwe ijambo. Aba bagabo rero biravuga ko bamaze kuba basoza ubutumwa, kubera ko baragiye mu masaha make yashize. Ibyo biri kugaragara, baragenda barasa icyitwa Wazalendo, zirashwiragira ziratatana mu mashyamba. Hanyuma aho za nka zizitiye barazitura, cyangwa se barazirekura, barazishorera, barazirungika, hanyuma bazigarura muri ibi bice n'ubundi byari byahobereyemo ubu bujura mbariko mbyita, bazigarura kuzihereza abaturage. Ubundi izi Wazalendo ngo ziyeza kwibiza inka, ngo zaje ku masaha ya mu gitondo abaturage baragiye, urumva bari bahuye birumvikana. Hanyuma zirasa mu kirere, abaturage bumva batewe, barebye hafi bashobora kuba barabonye nta mutabazi, hanyuma bagakizwa n'amaguru bakirukanka, za Wazalendo zigata zitwarira inka, kuko bisa naho aricyo cyari kigamijwe. Andi makuru akavuga ko M23 ubwo yahageraga yasanze Wazalendo, kubera ko ni operasiyo itaratinze, yasanze Wazalendo zigiye, hanyuma isigara ikora iperereza ngo imenye niba abapfuye, wagambanye n'ikindi cyakorwa. Nicyo kintu cyasigaye gikorwa. Mu masaha make yarashize, iri perereza biragaragara ko byaye umusaruro, kubera ko M23 yamaze kuneka imenya amakuru yuko za nka zose nta nimwe babazemo, ntayagurishijwe, ahubwo ngo zitegerejwe isoko. Ahubwo noneho irasigaruje birumvikana, izihereje abaturage, ariko inabasigira ubutumwa bukomeye cyane. Mu bigaragara ko abaturage bari bagambaniwe n'abandi baturage bagenzi babo muri ibice bya teritwari ya Kabare biherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Ahangaha ari mu majyaruguru y'umujyi wa Bukavu, hanazwi ko hari ikibuga cy'indege
ndetse n'ibirindiro bikuru cyangwa se bikomeye bya M23. Amakuru y'ingenzi agaragaza ko abayobozi ba M23 basigiye ubutumwa bukomeye cyane abaturage. Bavuze bati birababaje kuba batangiye bati tubereye hano kubarinda, gusa birababaje kuba bamwe muri mwebwe bakigambana bakagambanira bagenzi babo. Atari ko nyamara iyo mumaze gutanga amakuru, iyo za wazalendo zije cyangwa se abo banzi, ntabwo bacangura ngo bavuge ngo wowe waduhaye amakuru ntacyo tugutwara. Niba izo nka zari ziri kumwe n'izayo watanze amakuru, nazo barazitwara nta kabuza. Bati rero abaturage mukwiye kwisubiraho mukareka ubugambanyi, kubera ko dufite amakuru ko bamwe muri mwe aribo baratanze amakuru, bigatuma izi wazalendo ziza gukora ubu bujura. Ndetse kandi amakuru mwari mwaratanze nuko twari tumaze amasaha menshi tutari muri ako gace. Murangije muravuga ngo M23 ntayihari muri aka gace, ngaho nimuze mwikorera ibyo mushaka. Barangije nabo ntibatinze ko bateganyaga ko dutatuza, bahita bafata inka bashimuta inka barazitwara. None natwe nibyo byatugoye kujya kuzana izo nka, ntabwo karakasi koroshye, ariko nta kibazo ubwo tuzibahaye. Gusa nubwo mwishingikiriza kuri wazalendo cyangwa se muziha amakuru muzi ko zizabagirira neza, ngibi byiza zibakorera no kubanyaga, no kubica, no kubasahura n'utwo mufite. Nta rindi terambere wazalendo zigamije kubazanira. Atari ko nyamara twebwe nimuguma kumva ko icyo tubazanira ari amahoro tubereye hano kubarinda, mureke gutanga ayo makuru, ahubwo mujye ku ruhande rwacu mubikuye ku mitima, utujoininge M23 nyari kubwira abaturage, kandi mudushyikire no kumenya amakuru aho zije za wazalendo, mujye muhita mutumenyeshereza ku gihe. Dore mwatinze no kutubwira ntitwamenya ko zaje zanatwaye inka. Birumvikana rero ko ari ubutumwa bukomeye cyane abayobozi ba M23 basigiye abaturage, kubera ko inka zigeze kuri 37 n'inka nyinshi cyane zari zatwawe na wazalendo. Ubu tuvugana zamaze gushyikirizwa abaturage nk'uko twabitangiriyeho mu ntangiriro. N'ayo makuru rero ari kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Kabare. Yemerera duhure no mu kindi kiganiro turebere hamwe andi makuru. Njyewe nitwa Baraka, ndakwifuriza kugira amahoro y'Imana.